nitwa Madame Marie Rose, nkaba n'umwe mu bakoze mu bazamutse uyu musozi nakwita Kapariyo, nkaba naraboneye byinshi ariko Imana yakoze itangaza. Mu ijoro ryo kutariki y'icyenda uwo musaza aratubwira ati atumva rero ati ngende umurokore ati sinshaka ati kwisiga amaraso ati muze nkore ibishoboka byose mbajyane ati bahungishirize mureto ati amakuru arimo dushyira ati ko minuwari yahageze. Mama aramubwira ati se uzaduhungisha tuzanyura hehe koko tuzaca hehe ese uzaduhungisha ryari? Akabahungu banjye ni ati nimera hamwe atemera no kwica abantu atari ku gihe baje bakaryama ati mba numva ko intera hamwe ati zimaze guhaha. Turagenda ngewe na mama n'abana babiri uwo bitaga Kadete Ayeshema Konsole na Benjamin na Baraka Benjamin bavuye hano Nyanza. Twageze mureto mu gitondo nko mu saa 12 za mu gitondo z'ucyacu mu rukerera rwose barabanza baradusaka barangije kudusaka turinjira turavuga mbese turiruhutse turavuga tuti turarokotse mu Kagarama kuva ku tariki 7 kugera kuri uyu munsi kuri tariki ya 10 twinjiye muri minuwari koko ngo hari itariki 14 tukinjira mu mureto ariko tuza kumva abantu bari imbere mu kigo batangiye kuvuga ngo nongo ntibishoboka ngo none se ngo birashoboka noneho tugashaka kumenya icyo bavugira ngo nongo ntibishoboka ngo none se ngo badusiga twenyine mbese ugasanga abantu barijujuta ariko banashaka kumenya icyavugiwe aho abo minuwari bari. Noneho aho twaje kumenyera ko bagiye kugenda nuko bari barimo abari imbere aho muri icyo kigo batubwiye bati minuwari igiye kudusiga. Abantu barasakuza bavuze induru, abagore bararira, abana bararira. Ubwo twaraye tutaryamye ku itariki 11 nibwo abantu bavuze bati ntabwo mudusiga, ku buryo abandi barangije gufata imodoka zabo barasohoka tukitambika tukarambura amaboko tukabasaba imbabazi bakavuga bati no muve iruhande rwacu, bakagenda badusunika abantu bakitambika imbere y'ibimodoka by'igisirikare byabo bakitambika. Twabonye ibintu amaso yacu yabonye ibintu bibi. Abaminuwari bamaze kugenda abagabo twari kumwe abagabo bakuru baravuga bati noneho ubu mwiyaranje mukore ibishoboka byose turebe ikirere tugane kuri Stade Amahoro kuko niho turi bukirire niho dushobora kugana bise tujye kuri Senide cyangwa kuri Stade Amahoro turatabarwa n'inkoto. Uko twagasohotse uko minuwari yagiye idusunika idutera ngo bagende tumanuka aho bita muri Sahara kugira ngo tumanuke dukongoboke, naho ubwo abasirikare batuboteye kuri Sonatube barimo baratureba ibyo dukora baratureba bakagenda bavuga bo n'intara hamwe z'abazuru zari zituzengurutse zatugendagamo kubera ko bahise barasa eto yose amasasu twumva eto yose ibaye amasasu ibaye amasasu. Tugihinguka rero kuri Sonatube nibwo twahasanze abasirikare baratureba ngo se mugiye ngo mwarimo ngo mwahungiyemo ngo mu ngabo ngo mpuzamahanga ngo mwari muri aho ngo ngaho ngo nimwicare ngo noneho ngo nimwicare. Uwari umusirikare mukuru yari ku cyombo arimo kuvuga cyane ngo ubuse ngo turagenda gute ngo aba bantu baragenda ngo abatutsi ngo bari muri eto ngo barajya he. Ndakamubwira ngo imyanda ijye mu yindi myanda. Amatwi yanjye yumvise byinshi ngo imyanda igomba kujya mu yindi myanda. Abatazi hano Nyanza mbere ya Jenoside niho ibishingo by'umuco wa Kigali byamenwaga hari ikimoteri usanzwe ngo imyanda ngo nijye mu yindi myanda ngo kandi ngo mugire vuba ngo vuba cyane ngo murabona amasaha ageze ngo mugire vuba ngo kugira ngo hatagira ngo numwe ubacika.
uwabivugaga araduhagurutsa ngo vuba, ngo muhaguruke vuba, ngo muhaguruke, ngo tugiye kubarindira ahandi hantu, ngo dushobora ngo kubarindira umutekano, ngo mukarya, ngo mukanywa, ngo muhaguruke rero, ngo kandi mugende ngo kuri gahunda. Interahamwe zikagenda hagati yacu, hari gurupe yitwaga Abazuru, interahamwe zitwaga Abazuru, ni umutwe wakoreraga kuri Ziniya, aho bitaga kuri Ziniya, n'abandi bakoreraga muri Nyakabanda ya kabiri, n'abo ngabo benshi bakagenda baducamo ibice, bagira gutya, bajya hagati, abandi imbere n'amajipe yari imbere yacu, n'abandi hagati n'inyuma. Mama aratubwira ati mwiragize Imana abana banjye, mwiragize Imana, ariko Hodari wowe ngiye kubagabanya abo bana, dore nguhaye Kadete wari bucura bw'iwacu, nari umukobwa w'ukabaka imyaka 19-20, arambwira ati nguhaye Hoda, ati nguhaye Kadete, ayashima n'upfa mupfane nukira mu kiraro. Murumuna wanjye bene nka Cecile muhaye Benjamin, Barake Benjamin, ati nawe ufata ukuboko n'upfa mupfane. Tugeze ahari kariyeri bashombamo abasore, abana twiganaga kuri akakope, abasore 4 batangira kubicisha inkota kugira ngo batwereke ko nyine tugiye, batagiye kuturinda ahubwo bagiye kutwica. Babatsinda aho ngaho. Mama arambwira ati ihangane gusa musenge muzamuke kuko turatashye. Benjamin aramubaza ati mama, ati ko nshonje, ati tugiye hehe? Mama arambwira ati mwana we, ati turatashye. Abantu bazamuka muri ako gahinda, turazamuka ariko bakavuga ngo nimwihute, ngo tugiye kubarindira aho turi bubabwire. Turaza tugeze hepfo mu muhanda, nibwo bavuze ngo stop, bavuga cyane mu majwi aranguye ngo stop. Abasirikare bamwe bahagarara ku mukingo, bahagaze ku mukingo, interahamwe ziratuzenguruka. Zimaze kutuzenguruka batangira kuvuga ngo mu majwi aranguye, amatwi yanjye yumvishe ibintu bibabaza umutima, byabaje umutima, ngo abahutu bari muri aba bantu ngo bavemo. Umudamu wari umagaze haruguru ahita ahaguruka aravuga ngo papa yari umuhutu we, ngo mama ni wari umututsikazi, ngo none ngo nibeshye ngo nza muri aba bantu. Baravuga ngo no, ngo buretse baravuga ngo kubera iki ngo twagomeje kuvuga muzamuka, ngo abahutu barimo ngo nibavemo, ngo tubabwira aho mugiye, ngo none ngo ukavuze ngo ni so wari umuhutu, ngo nyoko akaba umututsikazi. Baramurasa, yarahagaze haruguru yanjye gatoya kubera ko uko bari badutoresheje uruziga, ubwo barisuganyaga, buri wese akagira ubwoba bw'urupfu, bakegerana, bakagenda begerana, bazi ko hari bari burokoke, ariko ntabwo ariko byagenze. Ngewe kubera ko nari nabonye urupfu, papa yapfuye ku itariki ya 7, umujepe amurasa, nari navuze ni uko biri bugende kose ndisaba isasu, ndarisaba ko byagenda kose ngenda apfa neza, kubera ko natinyaga kuzatemagurwa, gutemwa n'umuhoro, nkataka, nkababara. Batangira guteramagana ubwo ngubwo, kubera ko mu by'ukuri nta bahutu bavuyemo, twavuga ngo havuyemo 2-3, buri muntu wese yakwihita agashyira umutima kuvuga ngo ngiye ubu noneho ngiye guhita mu gupfa neza. Nibwo umwe muri bo yavuze ati ushaka kuza gupfa neza, dore dufite amasasu, amanike tumurasa. Nabaye wa mbere mu gusaba isasu. Ajida shefu bitaga Kayiranga Jean Bosco wari ahangaha mperuka gutanga ko ubuhamya muri 1996, aravuga ngo wisaba isasu rwose ni mundasi. Ahita arekura isasu, bihitana Kadete ari mu mena mashwari burya, rimaze kumena amashwari riranyamukiranya, rimena agatuza, rihitana hano aha mu kwaha, rihitana izi nyama z'ukuboko, nikubita hasi ubwo ngubwo.
Kadete ava amaraso menshi, ubwo nisaba ibisasu, sinzi abari inyuma yanjye uko byagenze, sinzi mama aho ahagaze, naje kumubona nyuma. Noneho ubwo nisaba ibisasu ngo naza gutemesha umuhoro, riranyumikiranyije, ndaryamye. Hari isaha nari naguye mu mufuka wa papa, bamurasa ku itariki 7, hakomeza kuyirebaho. Nayikuye mu mufuka ngomeza kuyirebaho, ariko ndimo kuruka amaraso na Kadete we nabonaga ko ari mu gusamba, agenda asamba buhoro buhoro, agenda apfa, mbibona, ariko nta bundi buryo nari kubigenza. Gusa njye rero kuri iyo saha mbibaza ariko ni ukubapfa ko nasabye isasu ngo mfe, kuki nari mu gupfa. Amasaha yaramaze kugera saa 12:30, interahamwe zimaze, abasirikare baravuga, ariko ubwo turimo kuzamuka ku Kicukiro babwiye interahamwe abasore ngo nibona ko akazi kabonetse, ngo nimuze ngo aba nibo batutsi ngo bari murebe. Ubwo nibwo batangiye kugenda badushyira ku murongo, batwigisha kugenda, bamuzehe Kanyongo bakabatera ubutaka mu maso, bakavuga ngo uzongera kwandika ryari ibinyamakuru byawe, mbese badukorera iyicarubozo. Abasirikare bati noneho twebwe turagiye, ariko mwebwe nterahamwe mugomeze mwice abatapfuye, umututsi atinda gupfa, mugomeze mwice abantu kandi mubicane, mbese mubice ntihazagire umuntu uva aha ngaha. Ubwo aya masaha ageze tukaba tubagejeje aha ngaha ngo tubahaye akazi kanyu mwakabonye. Interahamwe zijyamo zirara zihambura abantu kwembe, bakabitwara, zikareba abasaza bari bambaye amasaha, zikayakuramo, amashanete ziyakuramo. Iryo joro ubwo baza kuhava, hagenda umwe, dusigara tujyanye aho ngaho. Mu rukerera barazinduka ngo bagarutse mu kazi, nanone batangira gutera imirambo hejuru. Ari nabwo interahamwe imwe yaje, icyo bitaga guhorahoza, arareba abona ako karumuna kanjye kashwanyutse, gashwari yashwanyutse, aritegereza, arandeba, nanjye arambinduranya. Noneho aravuga ngo ariko se ngo uyu yari umugore, ngo yari umukobwa, ngo ariko kubona akazi ke. Akagira gutya arimo gusaka mu mifuka y'ipantaro nari nambaye, barasaka kubera ko bashakaga kureba amafaranga. Arasaka arayabura, ariko asiga ankubise ikintu hano mu bitugu, inyundo, ikintu bikaba ntangungano z'umwanzi, asiga ankubise, arimuka ajya ku bandi bantu. Ariko yamfashe gutya, yamfashe hano ngo ariko si ubu ngo yapfuye ngo cyangwa ngo ntarapfa. Ajugunya ukuboko gutya, nkugumisha aho gushyize, agaruka uku nguku, mbese arashakisha kwiyungura, arebe ko napfuye, asaka amafaranga, asanga nta faranga nari mfite mu mufuka. Aragenda ajya ku bandi, ajya gutera indi mirambo hejuru, aragenda ajya ku bandi. Uko barimo gukora iyicarubozo uko nguko, niko nagiraga gutya nkareba ko agiye, nkareba kuri ya saha, nkavuga ariko se ko batwigishije ko umuntu apfa agasinzira, njye nkaba mbona ntarimo gupfa, ko nijye gusaba ibisasu, ibi ni iki? Aragenda ngo 12, ubwo ni mu rukerera rw'itariki 12, bakomeza bakubitagura abantu inyundo, batera imirambo hejuru, bareba batapfuye, babaze kubita ibisongo, bakubita inkota. Noneho bigeze amasaha ya saa 4 z'amanywa, hazamuka ikamyo yari y'ingabo za twagitaga ingabo za Habyarimana, izamuka yuzuye abasirikare. Umusirikare umwe ageze iruhande rwa bariyeri badukoresheje imirambo y'abacu, avamo aravuga ngo ariko se ngo koko n'inkotanyi ngo zidusanze aha ngaha, ngo baratwohereza kujya kurwana n'inkotanyi, ngo inkotanyi
zafashe irebero ngo ubuze dusanze aha ngaha ngo twavuga ko ngo turwana ngo twavuga ngo iki. noneho ndamwitegereza ndamubwira kuko nari nanze gupfa ariko amasaha agenda wambabariye urupfu rukaba rwanyanze ikunda ukandasi arambwira ngo amaraso yanyu ngo nanyurikira ngo amaraso yanyu ngo nanyurikirane ngo ahubwo ngo inkotanyi ngo zidusanze aha aritotomba cyane arahindukira ngo twavuga ko turwana ngo twavuga ko tugiye hehe ngo none aha nimuhita mukata ngo dusubire inyuma aho tugiye ngo ntabwo ari ibintu. navuga nti n'uyu nguyu aratwikoreye aho tuba aha ngaha ku gasi tutari bukire aho tutari bukire turabigenza gute. mu kanya gatoya haba haturutse tagisi yari iturutse mu Nyamata za Nyamata bavuye kwica harimo gurupe y'interahamwe z'abazuru. mbonamo interahamwe nari nzi bagenda bavuga ngo namushike wa mugabo w'ikirokore ngo nawe arimo ngo arimo kugaragurika ngo ariko ngo ntarapfa. ese uriya ni uwuhe n'interahamwe ko numva kubera ko narangaguzwaga kubera inzara n'inyota amaraso yanshizemo naretse amaraso menshi yanshizemo nkareba ahubwo ntibaranze. abo bakurura imirambo bashaka inzira yo kunyuzamo iyo tagisi yabo badusiga aho ngaho. nariko se ko mugiye mutaturangije ubu murabona koko ko numvishe munzi njya mwanyishe ngo ngo reka twigendere. baragenda twirirwa aho ku itariki ya 12 ariko bigeze nka saa 9 abasirikare ubwo barahadusize baragiye interahamwe zirahasize ziragiye. nareba ubwo hirya gato abona mu masipesiyoza nawe yaguze amahoro aragira abona abasaza twari kumwe nabo uko baciye barahindukira yesu we ntabwo noneho bigeze mu masaha ya saa 6 saa 7 z'amanywa inyota iratwica. ibiziba twasanze aho ngaho ubwo byari bimaze kuma kubera ko twagira gutya tukarigata mu biziba byo mu muhanda ahari hataraza kaburimbo tukarigata mu biziba kugira ngo tubone neza tugakambakamba tukajya mu byatsi tukarigata urumwe kugira ngo tugoberwe umuhogo usa n'ubururu. noneho bigeze mu masaha ya saa 7 n'igice saa 8 turaho turagaragurika ntawe uteganya ko ari bukire. haza tubona abagabo b'abasirikare noneho tugashaka kubabwira tuti nimeze muturase n'ubundi twapfuye kuko baratubwiraga uwo musirikare wa Habyarimana yasize atubwiye ati reka amaraso ntambazwe ati musigare atariko ati ngewe ndagiye amaraso ati ntazambazwe. aravuga ngo ubwo kuba tugiye ko inkotanyi zigeze hafi tukagira gukeka ko abo batangiye kutuzenguruka ari inkotanyi. noneho bigeze mu masaha ya saa 10 nibwo bazaga bakareba ariko bagasubirayo kandi ariko amasasu atunyura hejuru amakumbi atunyura hejuru amakumbi atunyura hejuru tugatekereza icyago ngo tutwice tukakibura. nibwo abasirikare b'inkotanyi batangiye kutugeraho barareba. noneho njye nakoraga ntuza jeste yo kuzunguza akaboko kugira ngo babone ko muri iyo mirambo harimo abatarasinzira abatarava mu mubiri bazunguza ukuboko. noneho baraza barareba uwa mbere yaraza aratureba asubirayo bitaga Alexi niba cyose simbizi ariko arareba asubirayo araza
aragaruka agarukana n'abandi baratubwira bati ni twebwe bita Inkotanyi, bati none turabona harimo abatarahwanya muri mwe, mukore ibishoboka byose mugende mukambakamba, abafite gukambakamba, abashobora gukambakamba, abadashobora gukambakamba turabaterura turagenda tubatwara ku nzugi, ubushobozi bwacu bumeze, turabatwara ku nzugi tubageza ku irembo, ariko mugende mukambakamba ntimuhagarare kubera ko ati ibisasu ni amasasu ni menshi, mugende buhoro buhoro, ati uyu musozi wose twawufashe, nimugera ku irerero barabakira ntimugire ikibazo kandi muzavurwa, mumenye ko ubu kubaho kwanyu gutangiye. Abamama abamama barihutsa, abandi baraduterura batangira kutujyana, batujyana ahantu hamwe hari inzu aho hafi yacu aho bacukuraga indake, babanza kuturyamisha. Bari bafite akazi kenshi cyane kubera ko bararaga bacukura, bashaka indake, baterura abantu, baterura ababyeyi, abana barira, abana bonka imirambo, habonye akaga. Ubwo rero ubwo twari aho ngaho kugeza ku yindi tariki ya 13 nibwo batangiye kubohoka, babiri bakadutwara bakagera hariya bakavuga bati ababasha gukambakamba mukomeze mukambakambe, turagenda tugera ku kirebero kuri 13 amasaha ya nimugoroba, njye niho nahageze. Ubwo mama ariko ubwo ntaragenda namaze kubona Kadete Inkotanyi zimaze kutuzenguruka aho ngaho, tumaze kumenya ko arizo. Kadete ubwo yapfuye, nari umukobwa w'imyaka 18 hafi aho, ariko ndavuga imbere kandi nsige muhambi ko ubwo numvaga bavuga gupfunya, ariko nkavuga ni buriya ashobore kuba wenda ari ugufata umwenda ukazirikamo umuntu amaze gupfa ukamusiga ahantu. Kadete yasabye amazi bwa nyuma amucira mu kanwa, ariko nta macandwe n'ifite nanjye, ariko nigira inama yo kumusiga ahantu kumupfunya. Ndamufata njya kureba, ndakambakamba gutya, njya kureba ko mama yaguye, kubera ko sinari kubasha kumwambura igitenge, nagikuje amenyo, hari igikomere giteye ubwoba cy'isasu, njya kuri 11. Noneho Kadete ubwo ndeba aho mama yaguye, igitenge nkagikuruza amenyo, ndagikurura, nkakuruza kuno kuboko harimo grenade zafashe barimo kurasa uwo mukobwa wavugaga ko papa we ngo ari umuhutu, ngo nyina ari umututsikazi. Grenade zamenaguye ikiganza, noneho ubwo nkuru igitenge ndagenda ishyiramo Kadete, mujyana mu giti cy'umufatango cyari nyuma y'akazu k'amazi, sinzi niba kigihari, mushyira nyuma y'umufatangwe ingunga zitazamutwara, kubera ko nari namaze kubona ko umuntu ugejeje iyo minsi ntapfuye, nkareba kuri ya saha avuga ntibise umuntu afate kumbona ariko gupfa bimeze bite. Noneho Kadete mushyira mu giti cy'umufatangwe wari aho ngaho, muri icyo gitenge namuzingazingiyemo musiga aho ngaho. Murumuna wanjye Cecile yari yaje kwihisha, bari nka Cecile niko bamwitaga, yari yaje kwihisha mu mashuri, nawe baza kumumanukana nyuma yo kudutera amagrenade. Bamumanukanye bamugejeje aho ngaho, aravuga ati murangira he, nimunyicira aho ngaho, bamukubita umuhoro nawe agwa aho ngaho, nawe ndamubona. Naravugaga nti nasigariye hari kuzabwira abo twarokokanye, baje kurokokamo, nagiye mbona uko abari bacu bose bapfuye, uko njye nanze gupfa, nasabye urupfu ndabura. Barumuna banjye umufata atabaza, bamuteye imihoro 2 hano, mama bamukubise grenade mu mutwe, yari yaryamwe n'imirambo myinshi. Musaza wanjye mutoya uwo murumuna wanjye yari afite, we namubonye yunutse umutwe wose, nawe ari umurambo aryamye. Ndavuga nti nasigariye ikintu n'ikindi, kuko ndabona ngewe ntashobora kugera. Kadete nyuma kumusiga aho ngaho rero nibwo Inkotanyi zaje ziradutwara, zidukura aho ngaho,
zimaze kuhadukura bakatutwara ku nzugi buhoro buhoro baragiye badutwara buhoro tugera ku irengero twaraharaye ku irengero twasanze abantu benshi ariko urugamba rumeze nabi bagenda badutwara tujya kuri seride bagenda badutwara ubu twavuye kuri seride tujya ibyumba kuvurira ibyumba inkotanyi zakabaho zitumye umunsi turi aha ngaha zitumye ngenza amaguru abiri zitumye inkotanyi zabaha umugisha noneho nyuma gatoya rero Cadette nazanye n'abavandimwe ndababwira Cadette aho namushyize ni mu giti cy'umufatangwe tuza kuhamukura mberekana Cadette na Cecile aho yari aryamye nawe turahamukura ariko mu iyo minsi yose inkotanyi zakoraga ako kazi aho ngaho niko zakoraga iyo mirambo y'abacu bayishyira bareba aha iruhukira kuzageza igihe babakuyemo tuza kubashyingura muri 1996 ariko yarumvise ukuri amagambo numvise yarakakaye ni ukuvuga ngo tujye kuri Sonatube imyanda kujyanwa mu yindi myanda ayo magambo yagiye akomeretsa Nyagasani rero yakomeje kuturinda duhungishirizwa ibyumba aho yahoze muri ibyumba muri Kigali niho navuriwe nza kuvayo ndaza mbonana na bakeya b'umuryango wanjye bari bararokotse kandi soreje hamwe nshimira inkotanyi cyane zadukuye mu mirambo zikaba zaragomeje kubungabunga ubuzima bwacu zikaba zaragomeje kureba aho umwana w'umunyarwanda yagiye ababarira aho ariho hose ziturwanaho kugeza uyu munsi tukaba dushimira Imana murakoze.